Hello ladies and gentlemen, nizere ko mumeze neza mudukurikiranye gatanu kuri gatanu. Ngiye kubagezaho amakuru nk'ibisanzwe, nshishikariza umuntu ukijyana bwa mbere kuba collection subscribe kugira ngo tubashe kubana gatanu kuri gatanu, none amakuru ajye akugeraho ku gihe. Amakuru tugiye kubagezaho ni amakuru avuga ku muhanzi ukomeye haba muri Amerika ndetse no ku isi yose uzwi ku izina rya Chris Brown, aho Chris Brown yarayashimishije abafana basaga ibihumbi 94 kuri stade ya FNB Stadium iri muri Johannesburg muri Afurika y'Epfo mu gitaramo cyagaragayemo induru, aho bamwe bashaka ko iki gitaramo gikomanyirizwa kubera ko uyu muhanzi amaze iminsi ashinjwa ibyaha birimo gufata abagore ku ngufu. Kandi iki gitaramo cyatangajwe nyuma y'uko ikigo kizwi ku izina rya Investigation Discovery gisanzwe gikora filime zicukumbuye, aho iki kigo cyari giteganyije filime igaruka ku bikorwa bya Chris Brown byo guhohotera abagore, ishobora gushyira akaga ku rugendo rwe rwa muzika rw'uyu muhanzi wanditse izina n'amateka ku isi yose muri rusange. Kandi iyi filime yiswe Chris Brown, mu yandi magambo ikitwa A History of Violence, yagiye hanze ku wa 27 Ukwakira 2024, iri mu mujyo w'ubukangurambaga ID yatangaje bugamije kurwanya ihohoterwa rikorerwa abagore muri rusange. Kandi iyi filime mbarankuru igaruka ku kirego cyashinjwe uyu musore uzwi ku izina rya Chris Brown byo guhohotera abagore n'ihohotera yakoreye Rihanna muri 2009 ubwo bakundanaga, aho yamukubise bikageza naho uyu mugore bahoze bakundana Rihanna yangirika mu isura bikarangira anagiye no ku bitaro kugira ngo babashe kumwitaho. Kandi Chris Brown yanavuzweho guhohotera abandi bagore mu myaka yagiye ikurikiraho, nabyo kandi bikaba byagaragaye ko bizaba biri muri iyi nkuru yashyizwe hanze. Nyuma y'igitaramo uyu muhanzi kandi nanone yasabye abakunzi be kongera kumushyigikira bagakora amateka mu kindi gitaramo azashyira hanze kuri uyu wa 15 Ukuboza. Kandi mu yandi makuru ni uko itike ya make muri iki gitaramo yari iri kugera ku marawundi ya Afurika y'Epfo 400, ubwo ni ukuvuga arenga ibihumbi 30 by'amanyarwanda, mu gihe iya menshi yari amarawundi ya Afurika y'Epfo 4300, ubwo ni ukuvuga arenga ibihumbi 330 by'amanyarwanda. Kuva yashyira hanze amatike mu mezi 2 ashize, byagaragaye ko aya matike yahise ashira rugikubita. Kandi nk'uko yagiye abitangaza, Chris Brown yavuze ko azahita akora ikindi gitaramo azakorera muri Brazil kuri tariki 21 na 22 Ukuboza uyu mwaka turimo. Amakuru twe tubafitiye nahagarukiye, njye mwabanaga muri aya makuru n'iki nk'ibisanzwe, nshishikariza umuntu kuba wakora like, share na subscribe kugira ngo tubashe kubana gatanu kuri gatanu. Imana ikomeze ibarinde. Ciao ciao.